haranditse ngo umufasha mwiza umuhabwa n'Imana. Ibyo nuko turagushimiye kubw'uyu munsi Mana yacu usohoreje ikirango cyawe. Mana nkweretse aba bana nyagora ku ngoma. Uwiteka Imana nyir'ingabo ugiye kubahereza amata ariko kibe ikimenyetso cy'umwuka kugira ngo bazahorane amata yo mu mwuka kugira ngo abarere kugera aho ku rugero ubashakaho umwana w'abana. Mana nyir'ingabo data nongeye kubasabira umugisha wa kibyeyi Mwami Imana mbahereza aya mata, urugo rwabo ntirukaburemo amata izibakamirwa zigateke. Dusabye twizeye ibindi byose Mwami Imana yacu biri imbere yawe, tukwizeye mu izina rya Kristo Yesu umucunguzi wacu. naguhawe n'Imana umunsi wandebaga mu maso ukanyemerera ko tubana. Ni wowe rukundo nari ntegereje, ubusore bwanjye nabumaze ngusengera, none tugiye kubana n'umukunzi wanjye. Ni wowe rukundo nari ntegereje, ubusore bwanjye nabumaze ngusengera, none tugiye kubana n'umukunzi wanjye. Hari icyo nabura gutaraza, ubu nduzuye, ubu tuzajya tujya inama buri umwe turanezerewe kubw'abageni bacu bigiye hano, bahoze baririmba ngo Imana ntijya nanirwa gusohoza amasezerano. Uyu ni umunsi udasanzwe twari dutegereje, by'umwihariko abana bacu Wilson n'Umuhoza bagize igihe kinini cyane basenga, abandi barabasengeye. Uyu munsi Imana yabashubije, Imana ibamugisha. Mwuka wera turakwakiriye Mana, turakwakiriye Yesu muri uyu muhango w'ubukwe
umuhango wo gusezerana imbere yawe. Turasenze mwami ngo iyi porogaramu yose tuyibemo, gahunda zose tuzishyize mu biganza byawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. muhoza we kubera ko yitwikiriye ntabwo arimo kugaragaza ko yishimye cyangwa atishimye, ariko njyewe ifite ukuntu mujomera nkabona ko arimo kubacishamo amaso akabona ntimuvuga, tuvuga cyane ngo haleluya.
umushumba w'itorero rya Assemblée de Dieu rya hano iringiri murimo, hanyuma nkayobora n'amatorero yose ya Assemblée ari Gahini, Murundi n'ahandi hazavuka. Niteguye kubabera umuyobozi igihe cyose bakintora, barantora umuyobozi wa paruwasi muri Assemblée baragutora. Ubwo rero nibakomeza kungirira icyizere bano bashumba, nzakomeza mbayobore, kandi nabo nibansezerera nzakomeza nyobore hano. Nabyimushe ukuntu muri Assemblée biba bimeze, iyo wakigukuyeho uyobora aho uri. Ndi kumwe n'umushumba uyobora itorero rya ADEPR, nawe yahaguruke pasi agatsinda nabo bagirire gutya abasuhuze gutya. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana wakurikiye basuhuze ubagirire gutya. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana wadusabira uyu munsi wagiye kudusabira ahakurikira bagirire gutya. Buriya mu kanya kuhanda yego umukozi w'Imana ntabwo yicaye n'usaba cyangwa usaba, ariko n'ikigihari mu kanya arasubira mu kazi. Arasubira hehe? Bashije mwamwumvisha ukuntu yatugiriye neza abantu twagiye gusaba. Yatangije icyanditswe atusaba agira gute? Ubundi umusaza ndabafatiraho. Turagushimiye kuko ibintu bigenje neza. Turagushimiye. Ndi kumwe n'abandi basaza bari hano nabo babagiriye gutya. Abasaza bari hano imbere bari bari hafi ya Diriyani bataza kugira ngo gatsikira, bari bamuri hafi. Mwaburiye muziye mugire muri kiteraniro Imana n'umugisha. Turamwakiriye Pastor Faustin, turamwakiriye mu izina rya Yesu. Nsomere mu itangiriro ibice bibiri, amagambo azwi. Mu itangiriro ibice bibiri, byuma iyo bitogotana bintera gutekereza nabi. Ibice bibiri, umurongo 21. Umuntu wahageze ansomere byihuta. Ndavuga ngo Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu, ubuticura arasinzira. Urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu irihindura umugore imushyira uwo muntu. Uwo muntu yitwa Adamu, twese turamuzi. Imana yaremye ibintu byose muri iyi si, irabirema ibintu byose irasoza, ariko yitondera kurema umuntu, iramwitondera iranamurema. Imaze kumurema imutegeka, imuha uburenganzira bwo kwita ibintu byose amazina uko ashaka. Bibiliya iratubwira ngo nuko Adamu abikora uko abyumva nuko abishaka, abyita amazina, arabyita arasoza. Imana irakunyura mwitegereza uko ari mu kazi akora. Kare Adiriyani asaba yavuze ngo impamvu buri soya yambaye umushanana ngo uruhande rumwe ngo yapfundikiyemo ngo urwo rubavu ngo rwari rufitemo ikibazo, ngo kubera yuko Muhoza yari atarasa. Nuko byari bimeze, ngo yahumekaga insigane. Mungu wanjye yimariye iminsi ahangaha ahimbaza adahumeka insigane, tugeze hariya mu kanya gato ati umwana arahumeka insigane. Bitavuga ngo kubere bayibangirire vuba bazanire Muhoza aho kugira ngo aza guhumeka insigane ageze naho guhwera. Hanyuma Imana ngira ngo nayo yaje kureba Adamu, ibona arahumeka insigane, ibona ihene ziraza akakunya akajindira, impyisi zacaho Adamu akakunya akajindira, ibintu byose bikanyuraho Adamu agakomeza ari wa wundi, nta guseka, nta kwerekana amenyo, ntaki. Imana irabireba ibona harimo insigane, ibona harimo iki? Imiremera. Iramusinziriza ubuticura ngo imukora mu rubavu gutya, ikuramo umugore, iramubumbabumba, iramutunganya, imukubita Adamu iti ndebe waseka. Adamu hepfo tugiye kubibona, araturagara, araseka, araririmba, aravuga, akubita imitoma, tugiye kuyumva. Abantu b'iki gihe bazi ngo abantu bakira ngo barinjije ngo nta mitoma, ariko irebye imitoma ya Adamu ifite gahunda. Atari iminsi babashwa ngo ni bebe, ngo ni mishu, ngo ni ibintu bidafite gahunda. Ni niyo mpamvu namaze kubisuzuma, niyo mpamvu birangira vuba. Hari ukuntu biba bifitemo ibintu by'amazina wabishakisha ukavuga ute gusa ukundi ibintu bivuze iki. Wajya kureba ugasanga Moses kari yatubwiye ati ibintu biri mu byanditswe ariko biri mu ijambo, ugasanga ibintu bihita ntabwo biri mu ijambo. Ibyo bintu rero biyoyoka vuba, bimera nk'amashami, ariko nta kundi nicyo gihe turimo. Tuzajya twega tubigisha abo tuzajya tubona. Hanyuma Adamu akimara gusinzirizwa akubemo umugore,
urwo rubavu bakuyemo uwo muntu ahinduka umugore amushyira uwo muntu. Yego 23 aravuga ati ujya kumva imitomo. aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, Yego nakara ko mu mara yanjye, yego azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. icyitondere Muhoza. Abantu bose bakureba mu kanya ahumeka insigane ngo urubavu ngo ntabwo rwari ruhari. Ubu rero tugiye kugucomekamo. Tugiye kugira gute? Tugiye kumucomekamo insigane zirangire, hanyuma nagera ku cyaka agahenge ku musaya n'umutwe akavugira mu rubavu akavuga ati sohoka utahe, uzamugudasamura cyane ninjiremo neza. Kubera yuko yamukuye hehe? Ubwo abantu babwira abagore babo ngo mutahe muri mu makosa. Abagore muri mugatahe muri mwabwira muti ni mubombore bavu twinjire. Abagabo namwe iyo mubwira ngo taha ujya ngo tahe. Ko yavuye mu rubavu rwawe umucyura ngo ajye he? Umubwira ngo ajye. Yavuye iwabo nawe uvu iwanyu mwese muhuruzwa no kugira ngo mubakurugu. Yego soma hepfo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina. Mubaza akantu kitondere ni ukuzajya wahukanira mu rubavu. Nakwirukana ajya wahukanira hehe? Mu rubavu. Atya nakwirukana wowe winjire mwe. Niba yambaye ikote winjiremo, niba yambaye umupira winjiremo, niba ari ipantaro utegeremo. Mubwira uti natashye. Itangiza gute? Natashye ubwo sinzira nsubiremo. Sinzira nsubiremo. Yego. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina. Cyo gituma Muhoza asize se na mama we nubwo papa watagihari, ariko mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'ijambo ry'Imana yataye iwabo. Akabana n'umugore we akaramata. Buri sona we yataye papa we na mama we. Ubu yavuyeyo ku mama y'ihangu mu bantu bashobora gutekereza bari bazongera kugaburira buri sengeza gute yavuyemo. Pura ya buri sengeza iwabo. Muzera ucogoza nuko atara. Umutima waje tutibire so atangiye kumukura mu mubare ryari. Yatubwira ati ni hirya y'ejo. Ntabwo niyitekereza mu bantu nzagaburira we nta kirimo. Muri make na buri so yataye papa we na mama we. Araje kubana na Muhoza iki? Akaramata. Bibiliya yatubwiye ngo bagiye kubana akaramata. Mo nta wundi mugabo wagushobora. Ni Wilson. Iby'Imana yibwiriye ngewe kabimbura umuntu yasinze ari umusinzi ni nkanswe buri so wakuriye mu rusengero. Muhoza nta wundi mugabo uzagushobora ni Wilson. Wilson nta wundi mugore wagushobora ni Muhoza. Nk'abagore nta wundi mugabo wagushobora ndabwira abagore bari hariya. Nta wundi mugabo wagushobora ni umugabo wawe. Namwe mwabagabo mu mwekarakasa nta wundi mugore wagushobora. Niwo ngo niwo wagushobora, niwo ugushoboye. Niba guhishi ubwo ni Imana yabiteguye. Ubwo niba ugushoboye Imana yari izi kizo shereza zizakutunganya. Iguhereza umuntu ufite urushi rwihuse kugira ngo ajye no guhereza umutuzi. Niwo ugushoboye rero. Ntabwo Imana yaguha umuntu utari guguha urushi, Imana izi kinsha zigutunganya. Imana ntabwo ijya yibeshya. Ubwo rero Imana yarebye isanga umuntu ushoboye ni uwo musinzi. Nanjye umuntu nashobora ni uwo musinzi. Kugeza igihe azahindukira. Tuvuge ngo amen. Amen. Gusa kwa Yesu birahinduka. Umusinzi aba umuntu muzima, n'umunyamahanga akaba umugore muzima. Tuvuge ngo amen. Amen. Wabyumvisha tuvuge ngo amen. Amen. Urugo rero ni ikibuga gikomeye cy'umuntu Imana yaguhaye muzaba umuntu umwe mugashobokana. Ubu uwashingira Moses muzinduru uzavuga mu rugo rwanjye ni Moses. Kereka mu makabira wenyine n'umushoboye. Ntabwo twarurara. Ntabwo mwabagore mubone muri karakasa buryo wakuzana iwanjye. Ntabwo waharara. Ntabwo iwanjye waharara. Wavuga uti mbega umugore mbona agenda mu muhanda. Wamugore no kumubona yambaye ya Haleluya. Amen. Cyane haleluya. Amen. Wamugutiza umunsi muwo muntu bari mu muhanda ukifuza. Kamugutiza iminsi y'ibi wafata n'ibitari ibyawe ugataha. Uwawe ni uwo mushobokanye Imana yaguhaye. Uwo muntu mwabaye umuntu umwe ni uwo mushobokanye.
uwo muntu mwahuje umubiri niwe wawe, niwe ugushoboye, niwe ukuzi. Nimba avuga cyane Imana yabonaga ko icyo kigushoboye. Uguhereza urara aririmba inyuma yawe akaguterera indirimbo mu gake. Ibyo bintu rwose reka kwirirwa ubyishyikiriza ngo atangira aririmba avuga nawe uti tega amatwi ugira bizimukuramo. Tuvuge ngo amen. Saa sita za nijoro yasinze tazifuza uwanjye utaha saa mbiri, wamenya atahana iki? Wamenya atahana iki? Hari igihe wavuga uti Imana yafashe bikamsubiza ubusinzi wanjye. Haleluya. Amen. Ngo niyo mpamvu umwe azasiga se na nyina bakaza bakaba umwe, bakabana iki? Akaramata. Kubana akaramata ni ukwihanganira ibibazo usanze mu rugo. Urugo Abanyarwanda bakunda kuvuga ngo ni ijuru ritoya, ariko abakristo tubiziranyeho umuntu wese ufite ibyiringiro byo kujya mu ijuru afite intambara. Umuntu wese wicaye ufite ibyiringiro byo kuzajya mu ijuru, byo kubana na Kristo muri iyi si, afashe igihe mu ntambara. Niko Yobu yavuze. Igihe cyose urugo barugereranyije n'ijuru ritoya, urugo rufashe igihe mu ntambara. So hari utuntu Muhoza atakweretse, utagiye muteretana, hari utuntu Muhoza atakweretse. Ntabwo uzi uburakari bwa Muhoza igipimo cyabwo, ntuzi n'ibyishimo bya Muhoza igipimo cyabwo, ariko mu guhera nijoro agiye kuguha isomo. Agiye kuguha amaki? Amasomo y'utarose. Muhoza barabwise yaraga kupepeza kwita bebeyi. Agiye kongeraho na beyuri, byose agiye kubiyuri. Agiye gutangira kukwereka utuntu tumwe na tumwe utaruzi. Utwo tuntu ntituzagusaza. Ugiye kubana nawe akaramata, kandi kubana nawe akaramata ni ugufata utwo tuntu twawe nawe mukatuvanga. Ukamenya intege nkeya ze, ukamenya imbaraga ze, ukamenya aho atsindirwa, ukamenya aho atsindira, ukamenya aho ashobora, ukamenya aho adashobora. Ukavuga uti ahantu adashoboye ndahamufasha, kuko Bibiliya ikwita umufasha. Amen. Haleluya. Amen. Ukamenya aho amutsinda, ukavuga uti Kristo waciye muri iyi nzira, ndabizi hano hantu haramutsinda, reka mube hafi. Niba najyaga njya gukina umugabo yasinze, abagore bagiye kumusaka bati wari ikigoryi, yego, ariko bitumye nsazana nawe. Akamwa yageza saa yine kuko yagiraga defo yo kurwana amaze gusinda. Ubwo rero nkapima amaze kunywa amacupa nk'atanu bari hafi. Ahita mbwira umusirikare uje mu rugo ntitumanuke tujye kumucyura. Kugira ngo mucyura rero byabaga bimeze gute, nari umurokore. Naragendaga nkinjira mu kabari arimo mpabwa ntimunzanire primusi. Ati ugiye kumwiza uri umurokore? Ati gusuguye ute? Kandi ubwo mbwira ngo nguye nde, najyaga gusenga nkaza inkoni zikanje. Yabona ninjiye mu kabari nsabye primusi, ati kuguye kugiye kugwa abantu babibamwiza ko bazabana mu rugo bishoboke. Noya nimbona utindayo banza kaga karyoshye banzanira, atoreka aturifuza iki? Aturifuza iki? Ni fata agacupa kamwe tujye kamwera mu rugo dutahe. Ati sawa. Agahita gafata ati muzanira kandi hangaho, gafata umusirikare kamuciriza tugende. Kada tuzamuka tukagera mu rugo, amubwira ni kamfundurire nkamu, ati wakwihanganye basi tukazabiganira ejo hake. Ni okay, nibwo ejo ngo ntacyo kabike cyangwa kamwe. Kakama kamaramo tukaryama. Icyo nshaka nabo banyigezeho. Mwabyumvishije? Kuko narizi neza ngo namara gushyiramo amacupa 8 arakubita abantu 8 bose cyane. Ubwo rero nyenyeze nari nzizi neza. Akamanuka mu masaha akanya ndako nari goroye kabanzaga akigira cyane ntabwo ntibaragiye. Hamwana waburetseho gatoya akansembera nk'abanamanutse, abwira umusirikare nihute umenyereye akabaragiyemo, hanyuma uze gukora gushoboye nyarukuzo mbwire ndakwereka ko turi bubigenza ati bararagaye bugacya. Najya kwiga ubwenge bwo kujya kumucyura hageze mu masaha 9 saa 10. Ubwo naraye nkanuye nyango baje basezeranira murabizi, naraye nkanuye, naraye ndeba, naraye numva umuntu ngo yaje kumusura ariko ntasuye, ari aho arabungira mu kabari. Ngeze aho nego ubwenge
vuga buti biga ubwenge abagore ngo mwagiye kwiga ubwenge umuntu yagaje kunsura inzoka zikamuntwara mwagenda nkicara mu kabari yapfaga kumubita amaso ukabona abaye nk'umuntu utari umutwe hanyuma icyo nabaga nshaka kumucyura namugeza mu nzu nkakinga imfunguzo zose nkazibika tukajya kuryama tuvuge ngo amen ndamusindagiza kugeza igihe yakirijwe tuvuge ngo amen gusa akaboko mutarimo kavuze uzi gusindagiza umusinza kugeza igihe yakizwe kajya wemera ukajya kumufasha mu kabari twagera mu nzu ubona ko ari muguye mu kabari atabishaka akicara ku gitanda akambwira ati kuramo inkweto nkatangira agafungura byabaga ari ibikweto bya rugagi uko mbifungura najya gutangira kugikuramo akajya arega ku kirenge akakirega akanga k'inkweto gikuramo akayirega cyane nkayirekamo nkongera nkafungura iyindi natangira kuyikuramo akongera akayirega rero se ni kwambwiye ngo ninkukuriremo ukabona atumuye mu kabari kare noke noneho nacyo niba mukuyemo kare tugende amafaranga niba uyafite ungurire turarane ntabwo ndi buraranga njyenyine turarana mu kabari yabyumva ati se bakuramo noneho ikirenge akakima neza nkaba nkuyemo nanjye nari nabonye yuko atinya ko nanywa iki ko nanywa inzoga nari nabonye iyo nkoni rero nyimukubitisha nabyumvishije muhoza kuzamenya bibiliya mbwira mu migani umugore w'umunyabwenge yiba ku rugo rwe umupfapfa akagira gute imigani 14 urugo ubundi umunyabwenge mu rugo ni umugore ntabwo umunyabwenge ari umugabo ni umutwe wibera hariya uzajya ukurinda uzajya umenya ko wayahashye ibindi by'ubwenge by'ubukorikori bwo mu rugo byo gucanga ntabwo ari umugabo ni umugore niwe nyir'urugo umugore ararwubaka haleluya amen haleluya amen mbabwira kandi yigeze kuba nk'umushomeri njyewe nkajya mpemba amafaranga agera nko mu 100 nkayazana nkashaka kuyagira yanjye kandi buri ko ngenda iminsi arayibara buri ko ngenda iminsi agera gute kandi azatangira ku munsi ukorera ngahe nayo naba nagiye agateranya aho tubibaye 30 ejo nagenda tubibaye 50 ejo nasoza amafaranga ndemuhemba akabara yazi umubare neza ndufashe rero urabizi nawe iyo wakoze udufaranga tubuzukarutwa ndufashe nangira kutujera twumvikana mutyo niba ushaka amahoro zana amafaranga bari gihe uyajera zana amafaranga rundi yagira gute kandi igihe wakoze se tibora amazi nanjye nasigaye mu rugo urashaka igisi waretse nkaguhaho basi nkasigara zana ahubwo ngewe nguheho hano ntangira kwibaza gusa nagiye gukorera iki ariko uko nigishijwe amahoro n'ubwenge vuga ngo amen haleluya uko ndi umugore ugomba gusazana n'umugabo we kakandi murakumvisha n'abagore mwe ndi umugore ugomba gusazana n'iki ndavuga nti akira twose ndatubarangira gute gusa twagiye inama ngo tugende tubikuze ngo tugire ibintu byose dukora hanyuma nyine n'ubikuje nugereje mu rugo nyine ngewe nshaka kutuyobora nka nyiratuba nyine udukoreye mbonye akanuye amaso rero ndamubwira nti akira nyakubahwa ngaho bara arabaze kubisimirwi ubwo ndumva agashiha karimo kenjira mu mutima agashiha kinjira ariko mfite ingamba zo kubaka agashiha kajya mu mvuga nti okay wagashiha we nushaka kujya mu rushaka rurere nafashe icyemezo arabara njya kwa nambara nimera amaye 20 nimba amaye 15 sinibuka n'icyo yabimereye ibintu byose yabishyize muri gahunda naraye nasinziriye ntabwo ngeze hagura umutima wanjye urara udasinziriye uyu muntu kare umushoboye nawe akaba agushoboye ubwo yabonye amafaranga n'uyabara uzamwirya hejuru ubwo reka gushobora cyangwa aranshoboye nyine ndayamuhereza bagore bo muri iyi minsi iyo mwabonye udufaranga ngo muba mwabaye ba bosi baba babaye bande nushaka ube bosi ka 500 ntabwo biri bukuze gutambuka ukarara inyuma ye nushaka yamuha cyeka ndabuze ko umusinzi ari buyangize
ushaka ukuntu umuhereza dukeya ariko umuhereza agubwe neza murya munzi muryame nawe nimutaryama ava sinacyari umugabo njyewe sinacyavuga ari kumvikana hari amafaranga mfite se njye sinacyari umuntu niba udashaka izo ntondo tanga amafaranga niba ushaka kuryama ugasinzira tanga iki tanga amafaranga kuryama usinzira kubyinirira kwitakara ko mu mara yanjye akagufwa ko mu magufwa yanjye umugore nkunda cyane uruta abandi kibasumba ikizubazuba niba ubishaka niba utabishaka rero yamwine umugore w'umutima yubaka ikiyeme yubaka urugo mupfapfa akarusenya iyo wabaye umupfapfa utangira kwita amafaranga yawe ubaka inzu uyitiye wowe ujya urwana n'abantu bavuga ati ati nyina runaka nawe wubatse inzu uvuga ati undi njyewe wayubatse kada niwe wowe wavuye mu Rubavu wavuye hehe urugo ni ijuru ritoya bana iyo mwabitekerejeho impamvu urugo ruba ijuru ritoya ni ubwumvikane uri soni uri umutware w'urugo ariko ntabwo uri imyanzuro uri umutware w'urugo ariko ntabwo uri iki ubwo muri muhoza harimo ikintu cyitwa imyanzuro urugo ni urukundo kubaka urugo ni ukugira urukundo ibyo bintu nabishoje uri so nzi ko nakwigishije mu gihe gihagije kandi nzi ko nzakomeza kwigisha niba uzitaga abantu twari turi kumwe ko umugore w'umunyabwenge yubaka urugo rwe ariko umupfapfa akagira gute karusenya kandi impamvu bibiri ivuze ngo umunyabwenge yubaka urugo si uko ibibazo bitari mu rugo si n'uko intambara zitari mu rugo ahubwo umunyabwenge amenya uburyo ariko twari za ntambara hanyuma akazishyira kuri gahunda akubaka urugo rwe umupfapfa bakabishyira hanze kaboroga njyewe ninjye wagendesheje ninjye wayoye umunyu nasanze abandi bashoje nuko mvanayo umugabo wabaye umupfapfa ntabwo watemesheje nta nubwo wayoye abandi bagiye wararambagije urashima ibyo bintu wita ko watemesheje rero ahubwo ni wowe watemye wowe ubwawe watemye ubanjije avuga ngo waratemesheje umubyeyi wese avuze ibibazo biri mu rugo rwe nta muntu wabasha kurwinjiramo ariko hamwe no kugira ubwenge wubaka urugo rwawe umugabo ni umutware w'urugo kandi umugabo afite inshingano zo kuragira urugo rwe akanaruhahira umugore washonje abandi bagabo baramutereta akantu se nkavuze ra umugore washonje abandi bagabo bagira bati baramutereta ntabwo tujya twihanganira inzara twakwihanganirwa ubusinzi nubwo nababwiye buriya impamvu niyangana nkajya kumucyura azi guhaha uriya musaza mureba mumukomere amashyi azi guhaha arahaha akanambaza ari mu isoko ati nkugurira gake nkumva nguwe neza nkabura ibyo mvuga nkavuga ni agafenensi ni akawembe byose uvange aho nicaye nkavuga ni kabisa ubwo nibwo wambwira ngo yagize ati nta kintu byumva ngo namutumye umwembe namutumye fene namutumye ibintu byose bose n'ibiki ibindi bimumbwira mwumva umugore iyo utamuhaye nga ry'abandi baramutereta icyo nicyo cya mbere ikintu cya mbere umugore baramutereta iyo utamuhaye abatahahaga bagize ubwo bati karabaye noneho njye muhahira abagore umugore ikintu cya mbere uramuhahira akarya agahaga muva kuri bya babeshya ngo abagabo bakunda kurya barababeshya abagore dukunda urugo rurimo ibyo kurya dukunda urugo rurimo ibyo kurya ukinjira muri sitoke ugafunguraho ukabona kabisa ibintu birimo bimeze neza usohoka ubyibushye rero ikintu kizareba umugore ibyumba byose yasiga birangaje yewe n'icyo gasiga kirangaje ariko sitoke irimo ibyo kurya byanze bikuza kubitaho agafunguzo akubitaho iki cyangwa se akabanza akadaha akabanza kumudahira ikiro cy'umuceri agapima yarangiza agafungaho akamubwira ati iyo ngiye murangiza bangiza iki mwagize ngo bangize amashuka mwagize ngo bangize amatera bangize ibyo kurya umuntu yumvisha bavuga ngo barangiza wagira ngo wenda hari ikindi bari bwangize
ndabarahiye tuba tuvuga ibiryo nta kindi kintu baba bari bwangize. Televiziyo y'ipfa umugabo arayikoresha, televiziyo irapfa umugabo akagira gute akayikoresha, ariko sitoke yishizemo umugabo ukamusubiraho itariki yaguhaye. Abana bakaburara bakabwirirwa, umugore yamutera kwahukana nabyo. Urugo rwubakwa n'ubwenge, urugo rwubakwa no guhaha. Umwana wanjye uriso zajya uhahira umugore, burusheti zigabanye zo wariraga mu kabari zigabanye. Ndabizi mwari abasiribateri mwibeshaho. Agacyayi ko kwa Nkotanyi n'agacapati gabanye. Nubu gakunda ugura muhoza uti munda agacapati, muhoza azajya gataha. Nuzagira umunsi n'umujya mu kabari cyangwa se ahantu kurya kubera ko ukunda ikintu runaka muhoza atakizi. Munsi muhoza yamenye kandi n'umugore we guhereje isahani ukarya cyangwa igikombe. Si muhoza wirabura uzasanga yabaye inzobe, kubera ko wowe utagize ubwenge, utatekereje ko wahishe muhoza ibyo ukunda cyangwa se ibyo wanga. Azagutekera ndabizi kandi azakwitaho. Urugomo rwa gisore rwa baboyi wabataye. Muhoza akeneye kuganira, akeneye ko muganira. Azajya kubwira inkuru nyinshi, ndabizi nakuvuga byinshi, ariko na Muhoza nabonye ntacyo yivugira mama. Ariko icyo nzi cyo abagore turagerageza ko byasa kose. Iyo tutagerageje muri salo tugerageza ku buriri tukavuga. Icyo nzi cyo turagerageza. Jumutega amatwi Muhoza avuge, ukavuga uyungurura n'umuca intege hanyuma uza kuvanamo ibizima. Umenye icyo Muhoza asa. Kandi umugore iyo ashaka kukubwira akana gatuti ashobora guca ahangaha agacaha, ashaka kuvuga agatuti agacaha akagenda. Icyo ashaka kuvuga kirahari akagisiga kireba agacaha akagenda agakata rya akagaruka akagira rya, yajya kwinjira kongera agakata rya kongera akahicishwa rya. Waba wihutira ukavuga ndashaka gusinzira. Washaka gusinzira ataragera ku gatuti, urasinzira ibiki? Nushaka kubyuka ukareba mu maso asoze ashaka kuvuga ati ndashoje, uzahita umenya ko ashaka kuvuga agatuti. Ibyo byo kuvuga rero ndashaka gusinzira ndarushye, ibyo biciye ibintu. Tega amatwi avuga yitoroza kugira ngo akagere avuga. Hanyuma ko muzagenda mubana umunsi ku wundi uzagenda umumenya, uzajya umuhinisha vuba vuba utari kusheri utkandi ko ushaka kuvuga agatuti. Avuga ati ati nawe usigaye wihutisha ibintu, icyo wavuga so gusinzira akaba yemeye. Sawa, uko wabimenye uzajya bikemura. Ariko byo kuza umugore ngo ashaka gusinzira, mwababyeyi mwe mwabagabo mwe, urugo ni ikibuga. Bitagishinyemo neza abakinnyi bandi baragutsinda, ariko iyo wakinnye neza nta muntu gutsinda ibitego, uragunya ugatsinda ibitego. Bagabo mwongera mujye mutega abagore bajya amatwi. Tuvuga byinshi ariko muri byinshi haba harimo icyo dushaka. Ntabwo dupfa gutera inkuru gusa, tuba dufite ikintu dushaka. Tega amatwi avuge, nashaka kuvuga ko runaka asoza, avuga ko runaka asoza, avuga ko runaka asoza, avuga ko runaka asoza. Hari ahantu ari gupfungira filime, hanyuma umufashe umubwire uti ndabona byagenda gutya, cyangwa se umubwire uti wowe se ubona byagenda gute. Yongera asubire mu nkuru. Tuzi kwibaza tukanisubiza, tuzi kubaza ibintu tuzi ibintu byose turabizi. Tuvuge ngo amen. Amen. Mani bamugisha. Tazo nizaze nyine za B. Barayirenze. Barenze bajya kuri B. Ubutabwo tuzumva za. Ubwo rero uko bagenda barenga inyuguti niko baba barenga inshingano z'urugo, niko baba barenga urukundo. Biratubwira ngo ibintu byose ku isi bizarangira asigara urukundo. Niba Imana ubwayo twebwe n'Imana ari urukundo rutubeshejeho. Umugore n'umugabo nta kindi gikwiye kubabanisha. Ni urukundo, atari amafaranga, atari inka, atari imodoka, atari ibi by'iki gihe abakobwa b'iki gihe. Akagutagetinga akaza kugushaka kubera ko yakubonyeho ubushobozi, watinda mu kabari rimwe niyihangane nkanjye ngajya kugucyura, ahubwo akavuga ati tujya muri divorce. Kuko ntabwo yaje iwawe afite urukundo, yaje iwawe atagitinze imodoka ziri iwawe. Warara mu kabari ntajye kukuzana. Nk'abakobwa mwagiye kuzana abagabo mukavana mu kabari.
abagore mwe mwaciye abagabo, reka nawe ntabwo aba yiyanze. Mugende mukabari umuhenda hinda umucyura umugure mu kabari, muzane mu rugo buhora buhora. Imana izagenda izareba umuhate wawe n'urukundo, izamuguhera agakiza. Uruhuke kurara mu kabari utamuha, uruhuke kujya gucyura umuntu w'umugabo utari umwana. Ubwo mu yandi magambo bivuze ngo umugore aba afite ubwenge bwinshi kurusha umugabo kuko yabasha kumucyura. Imana ibamugisha. Tugeze mu muhango nyirizina wo gusezeranya, nasabaga ko abageni bahaguruka. Guhoza Pasiteri we yambwiye ko ari umukobwa wigishijwe, ntabwo duteganya ko urugo rwawe ruzaba nk'ab'iki gihe. Turabizi ko urugo rwawe ruzaba abakristo, urugo rw'abakristo rw'abizera Yesu, abazi icyo Yesu yabamariye, abazi n'icyo abamariye. Ndabizi ko muhoza bimwe. Hari amabwiriza tubanza gukora. Muhoza yabaga mu muryango, afite basaza be, afite ababyeyi, afite ba nyirarume, afite ba se wabo, afite abantu batandukanye benshi. Ariko mu buryo bw'itorero, umuryango watoranyije musaza we kugira ngo aze kuduha Muhoza ku mugaragaro, kugira ngo tubone kumusezeranya na Yesu. Musaza we yaje rero, tugira amagambo tumubaza. Niba hari uwateguwe uri buze kuduha Muhoza, twamusaba ko yatambuka akaza kuduha Muhoza. Augustin, n'umuntu yitwa Mutangana Augustin, mukomera amashyi. Umuntu w'umugabo Mutangana ngiye kubaza ikibazo. Uyu musore witwa Ibyimana ikora Wilson uramuzi? Bivuga cyane abantu babyumva. Uramuzi? Yaje iwanyu cyangwa se ababyeyi be baje iwanyu gusaba Muhoza? Barababonye baje iwanyu gusaba? Baraje. Wari uhari? Ntabwo wari wagiye gukina? Wari uhari. Wigeze wumva Wilson cyangwa se papa wa Wilson bamusaba inkwano arazitanga? Yego. Mumukomera amashyi rwose. Umuntu yari ahari. Umuntu yari ahari, ibintu yari gukurikiranaga. Za nkwano bamusabye zaraje mu rugo, warazibonye? Mumukomera amashyi. Kuko ibirori byagendaga bikurikirana, umuntu yari ahari. Augustin ntabwo yoroshye. Hanyuma bigeze basaba Wilson kujya gutera igikumwe na Muhoza, wamenyera barabikoze? Bateye igikumwe, urabizi neza? Nabo bari uhari. Mumukomera amashyi. Ngiye kumubaza ikindi kibazo. Wilson mwamusabye yatwaye Muhoza gusa, mwamusabye kujya kwipimisha, mwamusabye hari byose byo mwamusabye, Wilson yarabikoze? Byose yarabikoze. Warabikurikirana ku munsi wundi. Gukomera amashyi. Nagira ngo rero nuko wakurikirana ibyo bintu, ugende ufate ukuboko kwa Muhoza, hanyuma umufashe Wilson mubwire uti kwa kundi wahirije za gahunda, rero ngo uyu Muhoza namukuzaniye, mpagarariye umuryango, mumuhereze. Fata ikiganza cya Muhoza, yewe wakomera amashyi cyane cyo amumuhaye. Komera amashyi rwose. Neza cyane. Ayisubirireyo, umuryango wagutumye, mumukomera amashyi cyane. Hanyuma ntara gusezeranya, n'ubundi Wilson na Muhoza bari inkumi, barabasore. Mwindukire mu ndebe hano. Wilson yarabwiye ko azashaka, akaba uyu munsi yazanywe no guhagarika ubukwe. Afite ibimenyetso. Uwo mukobwa yahaguruka akaza akatubwira impamvu zatuma Wilson adasezerana. Teguriye mikoro kugira ngo uwo mukobwa nahagera uyimuhe. Umva umutima ubyina ikinimba.
niba ari wamuhoza niba uri sonese niba nta mukobwa uri inyuma aho uri soni yabeshye nubwo mwaba babiri nta kibazo muze kugira ngo ibintu tubirangize duce akajagari yewe umukobwa rwose watambuka ukaza kuri soni nagusimbuze muhoza kandi wari urangaho niba hari umusore muhoza yabeshye cyangwa yari atendetse yaramuhaye akamiliyoni ke cyangwa n'uduhumbi nubwo twaba 300 umusore aba yavunitse nubwo byaba 100 muhoza yakubwira ati nimfata rero wa musore we tambuka wihute utubwire ukuntu muhoza yakubeshye yihute musore yihute muhoza araje ubwo rero ubwo hagati ya Wilson na Muhoza hatabonetse umuntu uwo wese ubashinja ikinyoma murambure ibiganza tubihamishe ibiganza byacu mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana nk'uko uyu munsi abure azahora abura igihe cyose. Yego tangira. Njyewe Wilson Imana ikora ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo sezeranye ko uyu Muhoza wize mbere umugore nzamukunda nzamukuyakuya tubyaye cyangwa tutabyaye turwaye cyangwa tutarwaye turi bazima sezeranye ko nzamuharika abandi bagore nzakomeza kumubera umwizerwa tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye. Amen. Isezerano n'izina rya Data twese n'iry'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Amen. Mukomere amashyi menshi cyane. Ayo mashyi n'abisome. Jewe Muhoza mwese imbere y'Imana imbere y'itorero ryayo tuziranye ko uyu munsi by'Imana ikora bisane mbere umugabo nzamukunda nzamukuyakuya tubyaye cyangwa tutabyaye turwaye cyangwa turi bazima tuziranye ko ntazamuharika abandi bagabo nzakomeza kumubera umwizerwa tuzatandukana n'urupfu cyangwa Yesu agarutse tujyana itorero rye yera isezeranye ryo izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Wakomera amashyi menshi cyane. Wakomera amashyi menshi cyane. Ayo mashyi muyabakomereye cyane. Bagiye kongera indahiro hanyuma nitumara kuzisengera tuzibahereza bongere bazambikane. Dore ni impeta idafite ahantu hamwe akantu kamwe gatandukanya ubanga urukundo rwabo rumeze nk'uko izi mpeta zimeze. Izina rya Yesu izi mpeta Wilson na Muhoza bateguye zizabibera ikimenyetso mwami cy'uko bakundanye kandi babisezeranye imbere y'Imana n'imbere y'itorero. Turazisengeye mu izina rya Yesu uko babisezeranye uko babyifuje uko babiganire biherereye uyu munsi bakaba babishyize imbere y'ababyeyi uyu munsi bakaba babishyize imbere y'abantu bahamya benshi. Sabizi impeta mu izina rya Yesu imbaraga z'Umwuka Wera zibe ku buzima bw'aba bana imbaraga z'Umwuka Wera zibe kuri iki kimenyetso bateguye kugira ngo bizababere ikimenyetso cy'iteka ubwo bazaba bareba ku ntoki umwe azajya yibuka yuko yasezeranye na mugenzi we by'iteka. Ubaho umugisha kandi ubane nabo muri uru rugendo batangiye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Ngaho Wilson akora biye. Yego. Muhoza nafate ya Wilson. Yego. Gucengezamo gusa yewe Wilson Imana ikora twambitse iyi mpeta ikimenyetso cy'urukundo naguriye ibyanjye byose
kizadutandukanya keretse urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero. Amen. Mwakomera amashyi menshi cyane. Mwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo, nta kizabatandukanya habe na kimwe. Wilson agiye kutwereka muhoza murahindukira. Mubaze bamfashe n'ababyeyi dusengere Wilson na muhoza tubahesha umugisha n'ababyeyi, hanyuma indi mihango iri gukurikireho turayibereka tumaze kubasengera. Bazana umukeka, bazana umukeka. Ugiye kumurera abagabo nabo mwakira Wilson. Katwumva ukuntu abagabo mwakira, tubahaye namwe karibu mwakira Wilson mu bagabo. Muze dusengere abana. Turahamagaye imigisha kw'abana, turatatanyisa imigambi y'umwanzi hano yaturuka uwo ari we wose mu izina rya Yesu Kristo Umunazareti. Turatatanya, turakubita, turakura wikiza iminsi mirisho, turategura, turakora unatubashabe, urakora umirisha, urakora ugira icyo cyose mu izina rya Yesu Kristo Umunazareti. Amavuta yawe imbaraga zawe zibarinde, imigisha mu byo bacuruza, imigisha mu byo bakora, zaba wishobora kuroga, zaba wishobora data, urugo rwawe gisarisamanga batagire ikiburama mu izina rimwe mu Yesu Kristo. Bahaguruke, urakoze bashumba, Imana ibamugisha. Pastor Faustin asigara hano, niwe wadushingiye aruhamya ari butange. Turanezerewe ubukwe bw'abana bacu. Muhoza umukobwa wacu, umwana mwiza, yabanye natwe, yageze mu rusengero umwana mutoya muri Sunday School, akora neza, ni umukozi w'Imana mwiza. Amen. Sinabaganirije ari kumwe na Wilson, nababwiye nti ndishimye, ariko icyuho cye ntabwo cyoroshye kuzabona umuntu ukijyamo. Ubundi burya ababyeyi uyu munsi wa none Pastor Neti navuga ngo yasenze kundusha. Burya abashumba dukunda ibiza, ariko ibigenda ntabwo tubikunda. Rero tubashyingiye umwana mwiza kandi mwiza. Ni umwana uvuga make, yumva cyane ariko akavuga gake, niko ateye. Nimubona rero yicecekeye ntimuzagire ngo ni agasuzuguro, niko ateye. Rero Imana ibagire neza, ubwo nibwo buhamya umukobwa. Mushumba amashyi menshi cyane baturebeye, akaba duhaye umuntu ukuze kandi mukuru yatoje umurimo. Mumfashe babyeyi dukomere mushumba amashyi. Bagiye rero bagiye gusinya hariya, I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah.
basezereyeho ubusore n'ubukuru. Hanyuma tugiye kubaha n'impano dutegura n'itorero. N'impano ni iyi ngiyi tegurira abageni bacu. Iyi mpano birambwira ngo umuntu naba bararirimbe azishima, akabaha igitabo cy'indirimbo kugira ngo igihe za ntambara twavugaga niziza hano harimo igisubizo. Aha harimo igisubizo. Ibibazo n'ibiza bindi bikomeye, dore hano ahangaha harimo igisubizo. Hano harimo amadolari, harimo ibintu byinshi, harimo amafaranga. Ntimuzigere mutekereza yuko isi yabagwiriye cyangwa ijuru ryabagwiriye cyangwa se abantu babatereranye. Ntimuzagire umunsi n'umwe mutekereza ibintu byose mu isi dukeneye biri muri ibi bintu byombi. Iyo wamaze kwishima, iyo wamaze kubabara, uraririmba gusoma ijambo ry'Imana ugakira. Rero mu itorero abageneye Imana ibaha umugisha. Umugisha turimo turasoza, turagana ku musozo. Ndagira ngo bamanuke bigire hepfo n'ubundi abazanire agaseke. Kurori akaba yageze hano ikadufasha muri uyu muhango turirimba kugira ngo tuze gusohoka twishimye. Imana ibahe umugisha. Tugiye gusenga, dusoze, tumara gusenga uyoza gahunda tukubaha gahunda yo gusohoka nta kibazo. Mana tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu, tugushimiye kubw'uyu muhango wari urimo ukorerwa hano wa Wilson na Muhoza. Tugushimiye ko waduhaye ikirere cyiza, tugushimiye ko waduhaye umunsi mwiza, tugushimiye ko ukomeje kubana natwe Mwami. Tugushimiye kubwa byose bikorewe aha ngaha, tugushimiye kubw'amahoro n'ituze n'umutekano byari biri aha, kubw'abana bombi wagendanye nabo mu rugendo rw'ubusore, ukaba wagejeje uyu munsi bahagaze imbere yawe Mwami, barahira ku bana akaramata nk'uko ijambo ryawe ribitubwiye. Ngaho rero bane nabo imirimo yose igiye gukurikiraho ndayikweretse mu izina rya Yesu, ubiyobore ubigenze neza kugeza igihe Mwami turi bucukirize kino kivi cy'ubukwe bw'aba bana, tukuzamura icyubahiro tugushimira. Urakoze kubikoze, tugukomeye amashyi menshi cyane tugushimira mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu, amen. Worship Imana ibahe umugisha, muririmbe batanga ituro abantu Imana bagira. Yamana bavugana n'abasogokuruza biracyakora. Yamana bavugana n'abasogokuruza biracyakora. Karibu murwa we mwamikazi,
mata ntazatuma tondwa n'isazi mu mvura sinzatuma unyagirwa nta kirori cyawe nzibagirwa nge nawe tubaye umwe kuva today no mu nzu y'Imana babivuze inshuti n'imiryango byakoranye mu isezerano ryacu barihamye nge nawe ni milele na milele karibu murwa we witetere ntuzongera kwisegura umusego kuguhakeya niyo ntego igituza kiri mu mutima uri mu rukundo rutazima ngwino ukiryamemo wumva ubushyuhe bwakuzuye umutima wanjye ijoro riraza kuba ari ryiza njyewe nawe mu rugo rwacu iri joro ni njye nawe naguhawe n'ababyeyi bawe tutari kumwe nakurotaga iri joro ndarota Imana mu ndiri imwe na marayika ibyishimo birambana byinshi nkabije inzozi narotaga kubona mu birori nk'ibi dutambuka n'abafata amafoto mu byiza gusa bizira imbibi ibi bintu birimo Imana nk'uko yatashye ubwikana nayitumiye kenshi nsenga ngo izaziduhe ku munyenga uburyohe bw'ibi binyobwa by'abahanga bazikwenga harimo n'umugisha wa mwuka wera watashye ibi birori byacu impeta zacu zirasengeye ubugaragu twabusezeye tuzongera kwisegura umusego kuguhakeya niyo ntego riraza kuba ari ryiza njyewe nawe mu rugo rwacu iri joro ni njye nawe naguhawe n'ababyeyi bawe iri joro riraza kuba ari ryiza njyewe nawe mu rugo rwacu iri joro ni njye nawe naguhawe neza ko abageni bacu baje basangira amarembo hanyuma nababwira ngo abageni bajya mu marembo baza kubasaba twese muhaguruke dufatanye muri byishimo by'uyu munsi kuko ni ibyayo reka rero mbasabe rwose dufatanya kwakira abageni bacu muri izi mugisha muri uwo mugabo w'ubwina babyina kugira ngo tubafashe kwishima nubwo rwose tutabasha kubyina nabo ariko ibyishimo bafite uyu munsi murabibona ko abageni bacu banezerewe nta mpamvu rero yuko natwe tutabafasha kwishima kandi cyane ku bwanyu bose abageni bacu mutambuke mubegere hanyuma babwire icyo gukora ndasaba ngo muzane umukasi mwegereze Wilson ndetse na Muhoza hanyuma mubahe akanya Wilson mutwaze gake rwose nabibonye ngira ingoga ariko kandi nibyo gake cyane hanyuma nimubona bakase mu marembo amashyi menshi hejuru aleluya Imana ibahe umugisha hanyuma tubafashe ngira ngo murabibona ko bagiye kwiyakira tugiye mu gihe batungurira ako kabyino rwose She loves
muhe yinywere rwose, ntabwo navuga ngo yice inyota kuko inyota ikoreye mu muntu yishe yajyana nayo, ubwo rero ntabwo wica inyota ahubwo muhe anywe kandi ashira inyota. Ngaho nawe wamwongeye, nushaka ubikora inshuro nyinshi uburenganzira ni ubwawe. Ngaho umuho umuhe inshuro wumva ushaka koko rwose, nawe uguhata kugira ukuvuga ngo ongera, niwumva bikujemo umuhe gusa wowe uko ubyumva. Imana yohereza umugisha. Reka mubafashe ibyo birahuri byabo hanyuma batere intambwe bagana hano. Vamos. Murabibona ko bitasha kubyina inshuro nyinshi, urabona ko nabizi nabizi rwose. Mwabibonye rwose kubyina n'ibyabo. Reka tugasiga amasaha, hanyuma bageni bacu mugana ahangaha kugira ngo bafatanye ku kindi gikorwa. Bagiye kutwereka ukuntu bazajya bafatanya imirimo yose ndetse n'iyo mu gikoni irimo. Reka usabe ubafashe. Ariko muramenye rwose ntaza kongera kubasaba amashyi mwibwirize muyatangiye kuko ni ngombwa, nicyo cyatubesheje hano kugira ngo abana bacu tubashyigikire kandi tubafashe mu byishimo bafite uyu munsi. Ikoranabuhanga rero ryaraje, muraza kubona uko babigenza bitandukanye n'uko musanzwe mubizi. Amashyi menshi hejuru cyane, amashyi menshi hejuru cyane. Ibyishimo by'uyu munsi bifite impamvu, hanyuma ubegereza ubutamyi kugira ngo baze gukora igikorwa gikurikiraho. Ibyiciro byayo amashyi menshi cyane. Barakoze cyane, Imana ibamugisha. Ibyiciro byanyu nateguye uyu munsi, hanyuma dufatanye kwishima muri mu byimbo byanyu. Hanyuma namwe abaherekeza, nawe nubona uwo mwicaranye akunyuze utere intambwe ubwire ababyeyi, ariko unabubwire rwose mutabazi yabuze aha. Reka rero n'ibyishimo dufite none kugira ngo aka kanya noneho tugakoreshe neza. Reka saba abaririmbyi nari nabibasezeranyije muririmba indirimbo ebyiri bitewe n'umutima wanyu ko bahata, ubikore neza, hanyuma musoza ndababwira igikurikira. Ahubwo buri muntu wese anezerwe uko asanzwe abikora. Imana ibahe umugisha. Karibu cyane. I
muzasarura. Imana yohereza umugisha. Bashyitsi beza mwaje mugana umuryango wacu, bagira ngo tubabwire ko twishimye ndetse iki gitaramo nicyo twabatuye. Umuryango wacu w'umusaza Adriyani wateguye iki gitaramo kugira ngo nimuza tuhataramire. Ngaho rero icyo gitaramo niba mwakishimiye muduhereze amashyi. Imana yohereza umugisha rwose, mutaza kugira ngo nabakomesheje amashyi si ukubasuzugura, ahubwo iteka iyo umuntu anyuzwe abihamisha ibiganza. Kuntera mikoro, mutambutse mikoro ku musaza hariya, hanyuma umwanya n'uwawe kugira ngo yakirire umusaza mugenzi wawe. Nkwegere kuko Mahoro. urakomeye. Ndaho rwose. Wageze i Rukara. Ndacyakimbagira nka kera ukubizi. Shima. Hano bahita Rukara. Yego. Rutararwaga kera ariko baranahasibira. Abakuru tuzababaza nimba ubutumwa tumaze kumva mu kanya nimba bwari buhari muri za 50. Tubavuga ko hano ubutumwa buravuga mu kanya. Bose. Bikomeye kandi cyane. Cyane. Nibambuka hariya restoration church Zuwede irahari. Irahari. Ntacyo kwireguza. Ntacyo. Gusa turashima n'Imana. Ushimira uyu muntu. Akoze Imana ibaha umugisha. Nyakubahwa Moses. Karame Imana. Dufite uruhisho twaguhishiye kuko twari tuzi ko uyu munsi tuzaba turi kumwe. Rero nibaduhe kuri ubu buki umweho buno bwa kinyarwanda, ntugire ngo hari ingaruka butera. Azerega ibintu bisengeye ujye mwizere ibindi birikora. Basi Imana ishimwe. Somaho wumve maze nugubwa neza urambwira nimba bitagerwaho umbwire duhindure. Dufite ubuki bw'ubushwamwaka, dufite ubw'amoko atandukanye. Icyo wumva kiri bukugwe neza ukimbwira, utaza kugira ikintu kikubangamira uri mu rugo rwawe. Komezanye n'ubu. Bimeze neza ubuzima bwacu kandi ugubwe neza mu mwanya wawe. Uraze gukurikirana urebe, ntuze kugira ijambo rikubanda cyane. Umwanya no wawe wisanzure kandi wishyire wizane mu muryango wacu n'amahoro. Izi ntore zikomeze ziririmbe, ababwiriza butumwa bakomeze babuvuge, ibindi musarabe dufashamo. Umwanya turawugushakira mu gitateguye, ntabwo wabura mu mwanya kandi yagutumiye kugira ngo nkubwire ko nawe yatanze uburenganzira ko icyo ushaka cyose muri uru rugo uri bugihabwe. Namufashe dukomere abasaza amashyi. Imana yohereza umugisha. Ndagira ngo nkubwire rero Muzehe Moses ko wa mwanya wasabaga noneho urabihawe kandi urawemerewe, kuko ibyo data yavuze ibyo dushyira mu bikorwa. Imana iguhe umugisha.
banyacyubahiro muteraniye hano, bavandimwe kandi inshuti, nagira ngo Imana yaduhishe ikintu gikomeye kureba ibyishimo ufite ku mutima, uzanye umunzani hano ukabishyiraho ibiro byaba byinshi, ariko nagira ngo nsaba abo twazanye babampera amashyi bitewe n'ibyicaro mwaduhaye. Imana ibamugisha cyane. Mpagurutse hano rero mu ijambo rito rigufi ariko rifite ireme. Icya mbere harimo gushima, icya kabiri nyakubahwa Adriyani, mu by'ukuri ntabwo sinzi aho nahera, ariko reka mpere hano kugira ngo ngire icyo mvuga. Nuko kera muri politiki twaravuga ngo umugabo nyamugabo nusohoza ubutumwa bw'abamutumye. N'ubu ni ukuri kandi ariko nimba ariko bikimeze, nagira ngo sinzi sinyuri bukoreshe ku muhungu wawe, noneho mutumenyeshe ko tutabahinduriye hanyuma nkomeze. Urya tukive wawe nahisemo sinzi yenda uburyo muvugana, uburyo murebana, hanyuma urambwira nkomeze, umbwira uti nta kibazo gihari. Ntabwo bavandimwe ntimugire ngo ibintu birikora. Jye na Adriyani twaje nko mu cyiciro cya kabiri. Icya mbere ni Wilson wabanje, uburyo yakoresheje ubwo aribwo bwose buramureba kupfa kuba havuyemo umusaruro. Bashoje leta ibizamo, bashoje mu kanya Pastor Usinjaneti abihaye umugisha. Nagira ngo nawe bamumpera amashyi. Wakoze cyane. Umuntu uguha umwanya ni ikintu gikomeye cyane. Ariko ibyo byose nsubiyeho inyuma nyakubahwa Adriyani, nagira ngo nkumenyeshe ko uyu muryango mbereye ku isonga wakoze ibishoboka n'ifura ku buryo nta kintu cyahindutse, kandi data wo mu ijuru ngira nakomeza nimukomeza guhura n'amaboko bungutse. Ndumva ibyo bintu mwabishimira, nimba ayo mashyi simbizi. Turabishimye cyane kandi Imana yabihaye gushaka. Ntabwo rero jewe navuga byinshi. Ubuhamya bwa Muhoza mwabubonye, hari umushumba wacu nawe mushimira by'umwihariko, ubuhamya yawe babwiye. Ariko nanjye ngo yitwaye inkoni ya shobuja, ushyiraho agakeregeshwa kawe. Jewe ntabwo nanjye nava hano ntavuze kuri Muhoza. Twabahekeye itariki nk'iyi ku itariki 10 z'ukwa 12 saa 10 kuba turi hano nta cyahindutse, nabyo twakoze ibishoboka. Ariko reka nsubireho inyuma. Uriya mwana tubahaye, nagira ngo mvuge nihuta, amasaha yadusize. Nagira ngo mbabwire ko tubahaye umwana musa. Dushimye Imana. Kandi ndabivuga nka Moses, ntabwo naje hano kumwamamaza, ntabwo ari amatora ndimo, ariko ndabivuga nk'umubyeyi. Ababyeyi abana bagucembera ukabamenya ukabagira, ariko mu by'ukuri Wilson ndumva ntaho wibeshye rwose, kandi uzarushaho gushima. Ariko ikiruta byose mujye musenga Imana. Bundi abasoza mbabwira ko mu gutegeka kwa 2:28 uravuga ngo nugira umwete wo kumvira, nta mwanya uhari wo gusoma ibyanditswe, ariko nimugenda babahaye impano nziza muzagisoma icyo cyanditswe. Ngo nugira umwete wo kumvira n'uwo kwizera uyu munsi, ibintu byose pasiteri yabivuze, ibyo ntabwo nabisubiramo. So muri aka kanya nagira ngo ngaragarize izifura ko nta cyahindutse rwose, kandi tunabashimira. Ahasigaye mu wundi mwanya turaza kubasaba undi mwanya. Murakoze cyane. Imana mwakoze. Reka dushimire, twabishimiye, twishimiye ibikorwa byiza mwadukoreye, twishimiye ko mwaduhekeye umugeni. Ufite gato cyangwa se keke agira ibyo nkorera, ugiye kureba muri izo mbehe, dore intambwe ugenda basanga Wilson agarukana na Muhoza. Nagira ngo mahanga amaso, kuko nicyo kitubesheje ejo hatazagira ubaza genzi bute, utazasigara usiganuza kandi wari uhari. Reka nsabe Wilson, ugiye gufata kuri iyo mbehe ukoreho umutsima, hanyuma uwuhere umukunzi.
abantu niba ntashya binababwira ngo babahereze amashyi menshi, ariko amashyi yanyu nayo abagirwa ku ntoki. Sinzi impamvu yabiteye rwose. Amashyi y'abantu bateraniye aha ngaha aragirwa ku ntoki rwose. Ngaho muho ngo agasozi kamanutse inka kazamuka indi, nawe ubikora nk'uko umutima bigusaba. Amashyi yanyu menshi. Imana yahereza umugisha ku kimenyetso wakoze cyo gusangira, kandi ndatekereza ko twese buriya bavuze ko mugiye kutugeraho. Ngaho inkongoro, mufate izo nkongoro, hanyuma mumanuze uwo mutsima. Amashyi menshi nanone. Nababwiye ngo igikorwa cyose kiri bukorerwe hagikwiye amashyi. Icyo mubona gikwiye amashyi mugihereza amashyi, atari uko nyasabye, ahubwo bikora uko biri ngombwa. Imana ibahe umugisha. Hanyuma reka nanone mbasabe mutere intambwe Muhoza na Wilson muzi hano imbere. Wilson ndetse na Muhoza bagiye gukora igikorwa gikomeye, kwereka ukuntu bazajya bagaburira cyangwa se bakira abashyitsi bazaba babagannye mu rugo. Yego, Imana ibahe umugisha rwose, mubikoze neza. Bagiye kubikora. Abo bana baje babagana, baje kubereka ko babishimiye kandi bazajya babakira mu gihe muzaba mwabasuye. Baherekeza, ndaza gusaba abaherekeza baze guhaguruka babo. Sindeba icyo mwicaye mukora, kuko iyo shobuja yahagurutse umugaragu ntasigara yicaye. Reka nsabe abakobwa n'abahungu bakira Wilson ndetse na Taro. DJ gabanya. Mu gihe abo baherekeza barimo gufasha abageni bacu ku gikorwa cyo gusangira n'inshuti n'imiryango, ndagira ngo mbabwire ko tugiye gukurikizaho umwanya mwiza wateguwe, kuko ababyeyi babitwemereye kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Tugiye gukurikizaho umwanya mwiza wo gutanga impano. Ndege mu gihe ndi buguha umwanya uraza gukora ako kazi, ariko ugabanyijeho rwose. Ababyeyi batanze impano zikwiriye abana, ariko mwazihaye amashyi mukabyaramo. Sinzi ukuntu byagenze, muzirikane ko uko wabigenza uko ariko kose ibyishimo bya Wilson bigomba kugerwaho. Rwose umuntu utishimye sinzi icyo atekereza. Ababyeyi beza bo ku ruhande rwa Muhoza batambutse rwose n'impano nziza zirimo ibintu byinshi bitandukanye, zirimo imbuto ngira ngo murabibona, burumbuke zisobanura ubutunzi, ngira ngo murabibona ko impano, ariko mwazihaye amashyi mukabyaramo. Ariko aya mashyi y'amasabano nayo ahasigaye ngiye kureka kubasaba amashyi. Nsabe umuntu uwo ari we wese uri aha ngaha ufite impano yo gutanga, ariko akaba ari impano itagendanwa, niwe ngiye guheraho. Ese ashimwe. Uyu ni umukazana wanjye, ndabishimiye. Imana ibahe cyane. Hanyuma rero nimuhumure, niba turabifite, ariko ikimpagurukije ni ukubaha inka nk'abana banjye izajya ibakamirwa. Imana ibahe umugisha. Imana imuhereze umugisha musaza, kuko mu amashyi menshi cyane rwose. Umubyeyi yihereye abana inka yo kugira ngo izabakamirwe. Aha, kandi mu by'ukuri nk'uko nabibabwiye, bitewe n'uko abantu twese twaturutse impande zitandukanye, ndaza kubakira nkurikije uko bigomba kugenda. Mukeneye na mikoro nayibaha umunota mukawukoresha kugira ngo bigende neza, kugira ngo mutange impano yanyu. Imana ibahe umugisha. Kamaze mbere haleluya zitatu, kubera ko tunezerewe neza ubukwe bwiza Wilson akoze. Dushimiye Imana, reka tuzamure ibiganza dushime Imana ku birori byiza by'abana. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Ubukwe ni
n'umushinga w'Imana rero watangiriye muri Edeni. Ni amakuru maremare kandi turashimye cyane ku bwa Wilson na Muhoza. Ikintu cya mbere nshimye ni uko bombi ari abanyamuryango ba Holy Interest, ibyo byatunejeje. Icya kabiri dushimye ko Imana yakora ubukwe bwiza, ubukwe bwiza Imana gukoreye, kandi twifurije amahoro n'imigisha, muzabyare muzaheke, Kristo azuzure mu rugo rwanyu kandi muzamutumbire wenyine. Murakoze cyane. Imana y'umugisha. Mugenda hariya bafata ifoto mukurikirana uko ndi bubabwire. Imana y'umugisha nziza mwateguye. Imana ibahereze umugisha. Kameramani muri mwitegura ifoto mumara kuyifata, ndabona hamagaye abandi. Imana ibahe umugisha. Reka mpamagare musaza wa Muhoza, ashaka gutanga impano nawe akajya i Kigali ayitange vuba vuba, kuko nta bindi bitera ishyari, kuko twese turi mu mujyi umwe. Imana ibahe umugisha. Sekamana ari he? Sekamana yatanze impano. Mutoni Adeline nababwiye ko uri butinde ndi umusimbuke nkamusimbuza undi, kuko impano dufite hano ni nyinshi kandi zikeneye gutangwa zose. Mpamagare Mutoni nanone, ba Mutoni ni benshi. Mutoni wundi uri gutanga impano ari he? Holy Entrance Kayonza. Mwakwigira imbere namwe mugatanga impano kwa Muhoza na Wilson. Holy Entrance Kayonza, ku mpano yanyu Imana yahereza umugisha. Bose bageze aho Imana mwabateguriye, ndetse Epifania ari gutegura nawe ajyana impano ye. Haguruka gutanga impano yawe. Nababwiye ko ndabikurikirana uko mwabimpaye. Murakoze cyane itsinda ry'abagabo bo muri Restoration. Epifania atanga impano nawe. Imana ibahereze umugisha. By'abamama ba Restoration Church, hanyuma namwe imbere mutanga impano yanyu. Imana ibahereze umugisha. Yanditse ati nitwa Mama Mutoni, ndashaka gutanga impano. Mama Mutoni rero aho uri bose wigire hino. Mama bo muri Restoration, Imana ibahe umugisha. DJ gabanya rwose. Aho wenda washyiramo ariko kabe hasi cyane. Imana ibahereze umugisha. Ibiseke byiza ndabizi ko biri mu butunzi bwinshi kandi bwiza. Rero worship team nimwe mukurikiraho gutanga impano, mwakwiyegeranya rwose. Yes rwose. Glory worship team, Imana ibahereze umugisha. Abo ni abaririmbyi bafata umurimo w'Imana. Ndabona Samu yagezeho, urubyiruko ruri kumwe na Samu bari bagezeho batanga impano yabo. DJ gabanya. Umuryango wa Ria, umuryango wa Natalia yifuje gutanga impano. Reka nawo Mama Obedi na Mama Thierry nawe reka mbasabe batambuke batanga impano yabo kuri bari abana. Imana ibahe umugisha. Mama Obedi ndetse na Mama Thierry ndatekereza ko batanze impano. Reka dukurikizeho Mukamusoni gurupe isengana na mama wa isengana na mama sinzi ukuntu banditse hano. Banditse ngo Alice nawe yigire hino. Alice wifuje gutanga impano abe yigira hino. Nasabye ngo abantu bose bafite impano, niba hari abicaye rwose bashobora haguruke babe bari hafi. Integuza bagiye gutanga impano yabo. Imana ibahereze umugisha rwose, mutambuke. Bamufashije gusenga igihe kinini kugira ngo ave mu busiribateri. Ufite iyo bahasha atambuke muzitange babafatire ifoto rimwe, kuko ntago hagenda umwe ngo bize gukunda. Niba ari ibyo
umuntu wese ufite ibahasha ari butange yigira imbere ifoto igendere icyarimwe tangire rimwe hanyuma babise abandi. Korali Integuza namwe mutange impano yanyu hanyuma Imana ibahe umugisha. Reka nsabe impano y'abana basengera muri Restoration Church batebuye. Ndaje rwose mbakire kandi muraza kubyina rwose ntimugire ikibazo ndabakira. Imana ibahe umugisha, ndabizi ko rwose mwishimye ariko reka abana babanze. Irafasha Diane Iragena sorry mubahereze mu bahasha rwose afunze neza. Ndatekereza ko harimo ikintu cyiza, ushobora no gusanga harimo za note nkuru za Beneri. Akira abana Imana ibahereze umugisha. Diane wakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Aha urubyiruko sasa, urubyiruko rwa Restoration Imana ibahe umugisha. Ufasha abantu bana kwishima rwose kuko ibyishimo birahenda. Yatubereye umuvandimwe mwiza, aba urubyiruko rwiza, aba perezida wacu atuyobora neza, arihangana muri byose. Hanyuma rero abakera bari abo muri boîte postale bakoreshaga udusanduka tw'amabaruwa, ariko twebwe ibyacu ni email ni .com, twebwe turi .com. Hanyuma abakera babashaga guteka bakoresheje inkwi cyangwa se bakoresheje n'amakara n'ibindi n'ibindi, ariko ubu ngubu nta mugeni ugitekesha ibyo bintu. Niyo mpamvu twifuje nk'aba .com kumugenera gaze kugira ngo ajye abasha. Imana ibahe umugisha rwose, urubyiruko mwagize neza cyane ni ukuri. Ngaho mufata ifoto iyo umugisha ni ukuri, mwagize neza cyane, mwagize neza rwose. Bamugeneye ibicanwa bashyikiye bwa buri so batambuke nabo batanga impano yabo. Imana ibahe umugisha. Bashiki ba Wilson Imana ibahe umugisha. Korana na Wilson basabe mutambuke mutange impano yanyu, mutambuke mutange impano. Staff mwiza Imana ibahe umugisha. Mubyumva ndetse nuko mubyifuza. Imana ibahe umugisha. Amen. Umushumba abantu bazaniye wisubira impano, abantu bakwaniza we ku munsi ku wundi akazi bakora ka buri munsi. Rero twifuje kumuha impano, aza kuyireba, aza kwishima kubera ko tumuzi umunsi ku wundi, tuzi ibintu akunda. Rero nta wundi muntu ndabizi, nta wundi muntu wapfunyitse impano irimo aho ngaho. Twebwe turamuzi, mwamubonaga igihe baramyaga bahimbazaga, babonaga ko yendaga nko gusimbuka. Ubwo rero twanze yuko azajya yumva mu rusengero bacuranza akaza, twamuhaye umuziki mu rugo kugira ngo ajye acurangira mu rugo. Imana ibahe umugisha rwose. Haleluya. Ubwo rero badushyiraho akaziki tubanze duceze tumurebe ko anabizi. Aha.
cyane cy'impano tugihagarikira aha, hanyuma ndaza gusaba abasaza akoze cyane shara akoze cyane MC. Amen. Mane guha umugisha rwose gize neza. Urakoze cyane umusaza uko byifuje rero, reka dusabe ngaho basubiza vuba ubaha iyo mpano kugira ngo utayisubira nayo. Imana iguha umugisha rwose. Aha kabaye noneho reka dusabe rwose. Murakoze cyane umubyeyi Adriyane nk'uko yari abyifuje ko basubira mu byicaro, ariko mbere yuko basubira mu byicaro Wilson na Muhoza bahawe impano nyinshi kandi nziza bishimiye, ariko nabo bifuje kugira abo bashimira uje gutanga impano nk'uko babiteguye, hanyuma ziratangwa muri ubu buryo. Reka dusabe Muhoza atambuke abana bamushyikiriza impano bamuteguriye, bamushyikiriza impano yawe z'impano, hanyuma Imana iguha umugisha rwose. Nsabe mama wa Wilson, umubyeyi wa Wilson nawe atambuke. Imana ibahe umugisha. Reka dusabe Pastor Restoration Church umushumba wa Muhoza mutambukirwa neza gubashumba, mwagize neza gushumba Muhoza igihe kinini rwose. Ndabizi neza ko umubyeyi yabasha kwihanganira amakosa y'umwana, mwarakoze kwihangana ku byo Muhoza yafuditse, ariko muri hangana nk'ababyeyi. Imana ibahe umugisha. Rero namwe abana bifuje kubashimira, muhagurutse rwose kandi mwarihanganye, mwakoze ibishoboka byose kugira ngo Wilson abe mwana mwiza. Mwarakoze, Imana ibahe umugisha. Iyo ni impano yo kubashimira, iyo ni impano nziza yabateguriye yo kubashimira, kandi mwarakoze kumubyaza ubutumwa. Uyu munsi akaba abaye umugabo, ateye ikirenge mu cy'abamubanjirije, ateye ikirenge mu cy'ababyeyi. Imana ibahe umugisha. Wilson ndetse na Muhoza ndagira ngo mwerekere mu byicaro, hanyuma ababyeyi tubasubize umwanya baganire bya kibyeyi, kandi ndatekereza ko umwanya tugezemo ari uwo kugana ku musozo. Kandi dukomeje gushima Imana yaduhaye n'umunsi mwiza umeze gutyo. Mu ijambo mwigeze kuvuga rero mwavuze muti turaza kongera. Mbona abantu barasaba ijambo, abandi bari banditse mu kanya, ariko nawe umwanya ni uwawe. Utaza kugira ngo twarinize. Ni karibu. Ariko nari nifuje ko muri aka kanya munyemereye ko abana twageranye henshi, twatangiranye kuva mu gitondo, ariko nifuzaga bishoboka, ariko biri mu bubasha bwanyu ko mwatugeza mu rugo rw'abana tukareba aho mwabubakiye natwe tukahamenya. Ariko ndabona bumaze kugoroba. Reka nsabe ba bantu bari hafi batuzanira icyimbo turi muri urwo rugendo. Gende mugubwa neza, gende musomaho kugira ngo utaza kuba rurerure ugasanga. Uko niko kuri. Urakoze cyane. Dusanzwe dusangira. Urakoze cyane. Nato mwijoro bwiza kiza. Tugeze mu rugo rw'abana. Jewe ku giti cyanjye ndabashimira cyane ko mwanteze amatwi. Ndabashimira ko mwemeye ko mbahagarara imbere, kandi igikorwa ndatekereza ko kigenze neza. Imana ibahe umugisha. Imana ishobora byose, Imana umuremyi w'isi n'ijuru, tuguhaye icyubahiro mwami. Tugushimiye kugira neza kwawe, ari kose mwami babanye natwe mu gitondo kugeza amasaha, twakwishyize mu biganza ndetse no mu maboko dutangira gahunda y'ubukwe bw'abantu.
none aya masaha mwami turimo turagana ku musozo, turagushimira kubw'ibyo wadukoreye mwami. Ndabizi neza ko mwami ibyo dutegurira ari byiza, ariko natwe dufite amashimwe mu mitima ko watugiriye neza kandi wabanye natwe. Ngaho komeza kubana natwe ibihe byose mwami. Tugushimiye kuri gahunda zose zabereye muri uyu muhango. Turagusabye kugira ngo tugirire neza, utubabarire aho tutagenze neza uko ubishaka, ariko twizeye neza icyubahiro cyawe ko turi hano hantu. Ngaho komeza na gahunda zose ziri imbere zitegurwa nawe kandi zikomeze gushyigikirwa nawe. Mweretse mwami buri muntu wese uri gutera intambwe atahagana mu rugo rwe ndetse no mu ngando zacu zitandukanye, umuherekeze agere mu rugo amahoro. Tuzumva inkuru nziza dushima izina ryawe. Urakoze kuko uri Imana, tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu, amen.